kuko twamenye amakuru ko ntagafashwe neza turagira ngo ajye mu maboko mazima ngo twagira ngo rero nayindi kuri telefone tubure igihe cyo kubitekerezaho kugira ngo tuzabone ko tuza kumutwara. Kazuba wanjye se? Yego Mana nyagasani muzane se abikubwira umwana wanjye afashwe neza pe ariko kuki abantu ari babikora ngo nta kibazo ngo tumufashe nabi ngo toke mu bitekerezeho wayamuhamagaye muhamagaye wenyine itangirwa ariko wa mugani wamuguhamagarira nkabimubaza ariko nako enda ntago ari ngombwa ariko ubishatse namuhamagara nkamuzana hano nkamugana ngaho baza umutantine arakubwira tumufashe nabi twebwe amakuru tuba dufite nyayo ntago bari ibintu sibyo nta kibazo ubwo mubitekerezeho mube mubitekerezaho mubivuganeho nk'umuryango tuzagaruka kumutora murakoze akoze kuko haka abantu niba bite aya makuru ni niwe yatanze ariko yamara tuma guhaguruka hadapfuye umwe ikibazo kizokemuka cyangwa se n'ikinakemuke ariko tugomba guhaguruka Karibu. Ndarushye bikomeye. Nese dodi umunsi ko nta kintu noneho utaha. Ndasubira mu kazi. Mfite amaraporo ndi burarimo hafi kugeza mu gitondo. Meze neza. Warimo kwiga ibiki se? Nyereka ndore. Ejo dufite teste ariko nari ndi gukora group bakaba ibintu nabyize kera. Nese twize isomo rimwe. Ubu yerega amasomo namwe ntahinduka. Tuzabona dushaje kugira ngo ibi ngibi ni bishya mwavumbuye. Mama wareze? Mami se mami ntabwo nzana yagiye. Ako yukora mu waka kare urayize uryame. Sibyo? Kugira ngo tuzabijya ku ishuri mu gitondo kujya gusinzira. Sibyo? Umeze neza? Dodi mfite ikibazo. Ikibazo gute? Bwira mwana wanjye. Ese kugiye kurira? Nyine kare oya n'ejo banze ejo nyine numvise bari kuganira mami n'undi mutantine bari baje hano n'undi muke nyine nasanze ntabwo nari muzi nyine bari kuvuga ngo bagiye kunywa bagiye kujya gute kunywa si ubudadi ibaze utashye ntunsange hano ceceka uranyumva nta muntu n'umwe ushobora kuzakunkura mu biganza sibyo umwana wanjye sibyo uri umwana wanjye nta muntu n'umwe ushobora gutwara dadi mfite ubwoba none se ntuyizera ntuyizera dadi ibyo bintu byose wumvisha bavuga nta na kimwe kizima gihari
nta na kimwe kizima gihari, byose ni ibinyoma. Wowe ikintu usabwa mu rugo ni ukwiga, sibyo? Kwiga, ukarya, ukaryama. Uzi njye uruseke. Umvishe ibintu usabwa? Ni bingahe? 3. Icya mbere. Kwiga, kurya, None se ibintu biragoye. Ntabwo nanjye ibintu ugiye uzabimbaza. ariko dadi ntabwo mami nyine ntabwo mami tumeranye neza. Mukobwa wanjye nkunda, uranyumva? Humura, ibyo byose ndabizi, sibyo? Kandi tugomba kubicana mu njye nawe, sibyo? Yewe nawe tuzabinyuranamo kugeza ubuzima bwanjye nawe kugeza wongera gukina nk'abarakura. Ariko umupadiri yigeze kuvuga ijambo aravuga ngo ako banza rivanjiri bajya bavuga waturekura twago. Nanjye nakurekura wago ntaho ndekureba nahitamo. neze ko numvishe nyine bari kuvuga ku bintu byo kutabaho neza, kandi nyine shadadi njyewe mfitiye ubwoba. Umeze gute mwana wanjye? Nyine mfite ubwoba ko njyewe nzagenda ntidusigarane njye nawe. Kazuba, wanyumva? Ubwo bufite bureke hasi izera. Usko ntirakeba mubi. Tuba nka mukecuru muri zangurure pfiriya rwaragiye duhene. Rwagiye udutama, rwagiye udupusi. Nzagura agapusi. Yanjye. Imbwa. Ego, reka. Ahantu amasaha ageze rero. Ari kugira ngo usaba koza dushe. Okay. Nayo kugira ngo gende wariye. Rero ni ikosa ukora nta muntu ukora etide yamaze kurya. Dadi, ibyo tubireke. None se ubutaha ujye ubanza wigumane kure. Ngo ugenda bitunganye n'ibyo uzajyana ku ishuri byose ejo, amakaye yashyira ku murongo, pen, uniform, byose. Okay, bye. Bye. Ndakunda. Nawe ndagukunda. Kandi ntutekerezaga byose ubireke. Urakoze. Ubona amubwire ko naje. John. None ibyanjye numva bindangiriyeho. Jana noneho wa. Uraseka. Akabigaza nk'akeza kabisa. None se wabaye? Ndimo ndibaza niba ibyo nakoze byose naruhiye ubusa. Uruhira ubusa? Gute se? Kazuba bagiye kumutwara. Byagenze bite se? Umutwara atwara, mbese aragenda ugiye kumutwara. Aratwara n'imitungo ye yose, mbese nta kintu na kimwe kibe gisigaye atagifite. Kirajya mu biganza bye, imitungo n'iki byose birajya mu biganza by'uwo kugeza igihe. Ko uzi ko banasaze ngo Kazuba azakura. Nk'ibintu uri kumbwira urumva basi binabaho basi. Ngo n'imitungo ngo Kazuba ngo ntabwo urimo kubyumva. Ahubwo se wowe uri kubyumva? Ahubwo se icyo utarimo kumva. Wumva bibaho se? Kandi byabaye. Aramutwara narangiza imitungo ye yose iragenda. Indese. Urumva wa mugore. Se Joseline. None se uriya urumva ananiranye ku buryo yagutesha umutwe? Amafaranga ni musema kweli. Umuntu ufite amafaranga gutwara umwana. Ibyo bindekere. Byemewe. Bindekere.
bindekere uriya ndamukurikirane ndamucecekeshe nibyanga ko aceceka nkura ikibazo mu nzira kuko wararushe ndazi ko wakoze buri kimwe cyose kuri uriya mwana noneho rero izi kese iyo zibaye uzi ko umwana wamutwarana n'ibye byose ari byo nkubwira noneho wibuke kuva mbere ubiharanira n'ukuntu byakuvuye narabiharaniye ntabwo bwiye ufite faranga ntakikunanira wowe Joseline amafaranga yose ayibura Joseline jewe icyo kibazo kindekere nzagikemura nzamukurikirana humura ufite se imbaraga ahubwo je numvise ahubwo se uyu muntu bitebye buriya nje nzi ko ari ikintu cyatari mbese nje nazambaye ni Joseline afite mbese imbaraga izihese nta mbaraga na zimwe uriya Joseline nta kibazo ateye we humura tuza ikibazo kindekere hamuzakimbaze mbwira gutuza kandi mbona ko byarangiye n'ubundi mitungo nashakaga yagiye ntahiraja kazoba ntakiri mu nzu yawe arahari ariko n'ubundi haradahari ntumbwi ko waguhaye iminsi 3 yego humura ejo nzagaruka se koko hari icyo turi bukore birakunda ngo ntunyizeye ngo ntago tumwitaho ngo reka mutware ngo harabamwitaho ariko rero buriya ndi wewe ntabwo ari kumvana hariya wakora iki buriya ntabwo ari kumvana hariya maka ansinyiye akemeza ko umwana ameze neza buriya niho ubucucu bwawe bwabaye ubundi wari kumuha urupapuro ukamuga ati ndakuniga uriya nta mbaraga agusumbuza numbwiye ngo urabikora ibyo bindekere genda nzumva ariko utuntu tw'utubebe nk'utwo tubazo duto atagira no kubona aho uzo bikumamagara utuntu nk'utwo ngutwo ibyo ni ibibazo byo nyine byabonera ibisubizo zaba mbibona uri hano ukora iki? Ntabwo nishimiye. Nishimiye izi saha mu rugo. Iya tubaze twicana cyane. Ngo ugire iki? Urasaze. Babe, uzi inaji natakaje kugira ngo nze hano. Bibaye ngo sibuko urupango rwo mu rugo nkaza hano. Sibyo? Basi ntabwo rwa agaciro ibyo nakoze. Sibe usigaye ubona nihoma basi. Ase bebe ibyo uri kuvuga ni ibiki bundi? None kutari rwa agaciro ibyo. Ase wowe bundi ujya kuza hano uyobewe auntie? Yeah, I don't care. Auntie ntabwo mbyitayo. Yes. No, uri kujya abanyirukane, uri kujya ngo basi nze mbi wanyu. Basi wajya unkirira amagenge ko cyagiye yaragufasha. Ibaze. Naje yanyica. You know ko mukunda. Right? Yes. Please. Ariko kamubwiye. Barabizi ko abantu bakundana nyine baca mu bintu bya challenginga. Bibi na challenge nazo mane yanjye. Kandi yes nakwihangana kubaho nagufite. Yes. Kugeza naho simbuka urupango rwo mu rugo nje kukureba. Isi kamu buri gitondo ntabwo duhura. Nimugoroba iyo tutashyize dutahana. Suri kujya nzakora iki koko Derek? Taha. Mana. Ibaze none
ibaze dada atashye. ese kuki umeze nkaho nyine aricyo nawe wishinze? Ariko uribuka ko hano ndi atari mu rugo, urabyibuka? Yes, ndabizi. None mu gihe mushaka noneho uri kujya banyica ngambwiye. None se nibanyica urishima? Basi mu minota 2 yonyine turi kumwe. Ntabwo uri kumva, ntabwo uri mbabarira dore hari guteka bebe mbabarira. Ese anti yakwica, dore ukuri kw'Imana yakwica. Anti yakwica, ibintu mubwira mbihagazeho. Last minute. Twicare tuganire iminota 2 yonyine. Wicaye mu ntebe zate. Zaje. Babe. Njya kuva mu rugo. Ntabwo numva nyine nameze neza nshaka kugira ngo ntungure. Ariko nyine birambubaje kuba musanze hano. Sinzi niba atari proud yuko njye nawe dukundana. Sinzi niba atari proud yabyo. Bebe none umujinya. Ubuse ngurirwa n'ahandi ko ngambwiza ukuri. Mbwiza ukuri nawe banjye nyine banjye ibintu yambwiriye ku gipangu ntubyibuka. Si ubyibuka? Ubuse ujyankora iki koko? Se nutaba proud yawe? Bebe urabizi ko mukunda, sibyo? Ako mbabarira n'ukuri. Mbabarira ibintu noneho amfashe. Mbabarira zana. Mbabwire. Mbabarira utahe, sibyo? Urabizi ko mukunda. Ndagukunda. Bibi genda ndagusanga. Yesu we Mana. Ese ko udasinzira? Uzi bitotse. Shamba. Nimba umunaniro ubuza umuntu gusinzira. Shiri kuvaho banzamurene mu ntera mu kazi. Shamba. Arenze ko byibuze umuntu ushobora kumuzamura mu kazi wenda amafaranga akiyongera, akazi kagabanyuka. Kuko wenda uhedinze abantu benshi. Ariko buri bwo nabonye ko kabaye kenshi ahubwo. Ntabwo bizi uburyo kinari ngukumbuye ko tumarana igihe nyine akanya kanini hano. Narakubuze pepe. Nawe ntubare. Akazi nyine kaguhaye undi utari jyewe. Nawe ntubare. Mba ndi hehe se mshiri mba mari pe. Mba mari ndetse cyane ariko we kuboneka. Ako nyine ntabwo nakurenganya. Ese shiri ubundi kuvuga ko ari ugutaruka. Aya makuru numvise yuko bagiye gutwara umwana. Nawe urayazi? Umwana kubera iki se? Hanyuma iki kibazo mfite. Hana ararya, umwana aranywa, umwana arambara. Ntekereza ko nta n'undi mwana twitaho kurusha we. Nabuze nibaza se kumutwara kubera iriya mpanuka yakoze wenda abantu benshi batekereje ko bamugonze atari kumwitaho. Se nyine ibyo nawe wabitekereza. Oya ntabwo ariyo mpamvu shiri. None se niyo mpamvu? Akazuba tumwitaho pe.
tumwitaho cyane ndetse tumwitaho kandi ikindi se twamufata nabi kuko kubera iki genda hangayitse pe twamufata nabi kugira ngo bigende dufate ndetse neza abacu bari ku ishuri abizi niwe mwana uri aha ngaha tumufate nabi se kubera iki ndahangayitse ku buryo bukomeye ko niba ndibaza aho kazi bose namurekura unamurekuye byambabaza pe kuko nakana kamarirungu hano umva none hagiye kiteka kankuru tuntu kasetsa niki sheri rwose wemeye kagenda ako usibye ko bitari bubi nta nubwo byaba rwose sugo imana ntago yabyemera gusa uruhande rumwe n'umwana guhangayika nawe ni ngombwa ese igihe umwana tumaraniye ko ari kirekire sheri ibyo bigiye kuguhangayitsa rwose nk'ubu biratubihirije twe twimereye neza none biratubihirije rwose nta bihari nta n'ibizabaho umushiri wihangayika none se mugenzi ubu ngiyekorere nta bizaba yewe ntabyo umwana afashwe neza icyambere kimwe nta cyamubuza kuba yakwisanzura hano ngo agira ati usumba wamutware nanjye nicyo kibazo mfite oya simukoresha imirimo ivunanye simukubita sinangwa akarya sinanga ko yisanzura hano mu rugo oya ntabihari gusa nyine umunyarwanda yaciye umugani ngo ntahandi urivugira ubusa ku musozi ariko aya ushatse kuvuga iki ntawamenya gusa sheri mbabarire ntibazamutware pe uzahatirize wenda sinzi niba biriho cyangwa bitariho ariko uzahatirize kuko kamarirungu reka tubireke ikiganiro tukihorere ko cyatuma ndasinzira usibye ko byakuza gusinzira ku busa nta biriho uzi kumarana igihe n'umwana kingana nk'icyo tumumaranye kazuba kumva ngo wamutwara oya sheri nabihari yewe kamene ryamiyeho niho utarabona ibitotsi mubyeyi mbeho winyicisha agahinda nanjye mbabara nk'abandi umutima wanjye toka besire nakoze ikisabazi ubona wakora iki wewe urende sezera oya mbabarira uramura iki tera mwaramutse Maria pfuka ngaho mbese nakata